ishyo ni inka 30 ziteretse imfizi ya 31 zinategura umurerwa ni ikimasa kizasimbura imfizi. Icyo kimasa kandi uretse gato ishyo ni inka 30 ziteretse imfizi cyangwa zirimo imfizi ariko zikagira n'indi ikiri nto bita umurerwa. None iyo umurerwa yari yo kumara iki? Ni ikimasa kizasimbura imfizi iramutse igize ikibazo. Cyabonekaga gute ko habaga hari imirerwa myinshi mbari ko mbivuga cyo hari imfizi nyinshi ntoya? Bakizaniraga ibimasa bine batoranije. Yego. Imfizi ikaba yihitamo ikizayisimbura, imfizi izayisimbura. Yego. Yayihitagamo iterero. Yego. Barebaga iyo izira, iyikunda kwica, iyikunda gusarika, iyikunda gusarika. Yego. Ikitigera yica na rimwe, ikitigera isarika na rimwe, baravugaga bati iki ngiki ni mu gikuremo. Noneho ikisarika buri munsi. Yego. Uzi impamvu? Ndayikeka. Umugabo anukira undi. Amashyi menshi cyane. Iyo bavuga ngo umugabo anukira undi yayicaga kuko yibonagamo ubugabo bwo kuzayisimbura. Niyo mpamvu bagiraga ishyo ry'inka 32 zirimo imfizi n'umurerwa wazo. Hanyuma niyo mpamvu buri igisoro uyu tugiye kubuguza, jewe mba mfite inka 32. Yego. Nawe ufite 32. Yego. Ni ukuvuga tubuguza na mashyo abiri. Amashyi. Ababugu barahangangira ngo twumviye. Tutararenga aho nanone